Kurinda, kurengera no kubungabunga umwana ni ukurinda abana ibyababangamira byose biturutse ku bikorwa binyuranye, ku bakazi b'iki gukorera cyangwa ibyaturuka ku bandi bantu bahurira n'abo bana mu kigo cyane. Ni ingenzi cyane ko abarimu basobanukirwa igihe n'uburyo bwo gufasha abanyeshuri babo, babarinda ibyababangamira cyangwa se ibyabahungabanya. Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe uburyo umwarimu ashobora kuzuza ifishi itangirwaho amakuru y'ihohoterwa, n'uko ayo makuru ayasangiza ababishinzwe mu kurinda no gukumira ihohoterwa. Mfitiye impungenge umwe mu banyeshuri banjye yitwara nabi cyane mu ishuri, kandi akunda kuvuga ku nsanganyamatsiko zitari ku kigero cy'abanyeshuri zijyanye n'igitsina. Nterwa impungenge nuko iwabo mu rugo bashobora kuba akorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo birakomeye cyane, wamufasha ukabikorera raporo. Ibyo biri mu nshingano zawe nka mwarimu we kumufasha niba ukeka ko yaba akorerwa ihohoterwa. Ese nibyo koko? Iyo raporo nayikora nte? Nibyo rwose, usabwa gukora iyo raporo. Mu gitabo cya 2 cya gahunda y'ihuriro ry'abarimu ku rupapuro rw'164 umugereko wa 2 hari ifishi yadufasha gusobanukirwa n'uburyo bwo gutanga amakuru ku ihohoterwa. Dore uko iteye. Mbere na mbere habanza kwandikwa amakuru y'utanga raporo, icyo ashinzwe n'ishuri yigishamo. Hakurikiraho amakuru y'umwana wahohotewe, ni ukuvuga amazina ye, ay'ababyeyi be cyangwa ay'abamurera n'aho baherereye. Ni ngombwa kugaragaza kandi niba ihohoterwa ryakorewe abana benshi cyangwa niba umwana wahohotewe ari we uhagarariye umuryango. Hakurikiraho kugaragaza birambuye ubwoko bw'ihohoterwa ryabaye, impamvu ituma utanga raporo no gutanga ibisobanuro bihagije ku ihohoterwa, ndetse no kuvuga uko utekereza iryo hohoterwa ryakozwe. Intambwe ya nyuma ni ugusinya raporo no kuyisangiza ubuyobozi bw'ishuri cyangwa umuntu watorewe kurwanya, kurinda no gukumira ihohoterwa rikorerwa abana ku ishuri bitarenze amasaha 28 nyuma yo kumenya iby'iryo hohoterwa. Raporo igomba gukorwa mu buryo bukwiye kandi ikagirwa ibanga. Bahereye kuri iyo raporo, uwatorewe kurwanya, kurinda no gukumira ihohoterwa rikorerwa abana ku ishuri cyangwa abayobozi b'ishuri baba bagomba kubikurikirana kugeza bikemutse. Urakoze cyane kuri ibi bisobanuro umpaye. Ngiye guhita mbikorera raporo. Amakuru yawe mwari, bite bya wa munyeshuri wawe? Amakuru yanjye ni meza. Ubu ndatuje ku bijyanye na wa munyeshuri wanjye. Nyuma yaho maze gukora ya raporo, ushinzwe kurwanya, kurinda no gukumira ihohoterwa rikorerwa abanyeshuri yarabikurikiranye. Yasanze umwana nta hohoterwa yakorewe, ahubwo ababyeyi be baramurekaga akareba za filimi z'urukozasoni ndetse na za videwo zo kuri YouTube. Nizo zagize ingaruka ku myitwarire ye. Ubuyobozi bw'ishuri bwamenyesheje ababyeyi be ko bene izo filime zidakwiye kurebwa n'umwana, bityo ababyeyi bafata umwanzuro wo kujya bagenzura videwo na filime abana bareba kugira ngo bizere ko bareba izigenewe abana. Ni byiza cyane. Ndizera ko iyo umwana aza kuba yarakorewe ihohoterwa, abashinzwe kurengera umwana ku ishuri bari gushobora kubikurikirana bakamufasha. Sinshidikanya ko haramutse hagaragaye nanone ikibazo nk'iki, uzashobora kucyitwaramo neza, ukora raporo kandi usangiza amakuru abashinzwe kurinda no kurengera umwana ngo bakurikirane icyo kibazo. Nibyo rwose, nzabyitwaramo neza. Warakoze cyane kandi kuba waramfashije kunsobanurira ko nabyitwaramo.